Alright, twatangiye. Banga Imana yambwiye ngo tuzashingiranwe, niko tujya kureba. Sorry, I am sweating profusely. Banga mushiki wanjye rize hanganira ndabira ibyuya. Dore ubumvuye umusozi. Kwa kane 17. Exactly 2:30 AM. Neza saa 2:30 z'amanywa. Nasaga nkusinziriye. Mbona abakobwa batanu kuva muri korari, abandi 2 n'abadiakoni. Mbaza Imana ese nibi niki. Mana avuga mwana wanjye. Mwe muri abazakwera umufasha. I said, God. Ndavuga Mana. What should I do now? Ese ubu nkora iki? Mana avuga mwana wanjye. And pray for 14 days. Cyo gihe ndi musozi usenga iminsi 14. Sister Lizzie, you won't believe it. I packed my things and I went to the mountain. Muri uwo mwanya mushiki wanjye ntiwakumenya ibyabaye nahise nzinga ibintu ngimusozi. Ndiwo nsenga. Ngira Imana ngo mpishura. Wowe uzambera umufasha mpishurira. Ku munsi wa 14 dore. Numvise ijwi ry'Uwiteka rimeze nk'inkuba rivuga mwana wanjye. Ndagira ngo nkuzanire uzakwera umufasha dore. Ndeba. Narakubonye. Uzuma no kuvuye mu ijuru. Wambaye ikanzu y'ubukwe. Ndavuga Yesu. Ibi ni iki? Mana avuga ngo uwo ni wo mufasha wawe. Ndavuga Mana yanjye. Mushiki wanjye ndizimuziye kure. Vuga ngo genda uhure nawe. Genda ubimubwire gutyo. Ubu naje komite mbikubwira yuko Imana yavuze uzambera umufasha ngo hoya. Ngo yego undi ngo hoya. Ndi ngo yego Imana yavuze hoya yego ndavuga hoya. Bango nibyo nta wavuga hoya Imana yavuze yego. Ya nobody can say no we gase yes. Yawe yatangira kwirangura mbese niki kikuriza. Ya katurebe mwije mwihangana ibyo mwije mwitonde ibyo mubona ari giye ubwo nibyo murarikiye. Inkuru yanjye ndagira nkubwire inkuru yanjye. Va mushiki wanjye Lizimana yakuzise ndiki ngo nkumenye biruhijeho. Nabuze ababyeyi banjye mfite imyaka 10. Hanyuma ibyo se nibyo. Ndacyagukunda umukundwa. Bimeze bite? Mbere y'imyaka 18 naryamanye n'abasore 34 abagabo. Yego we. Nakuyemo inshuro 18 inda. Yego we indimi zitangira sinzi yo ziri kova zo gucyaha. Ntabwo mfite nyababyeyi. Right now, I'm HIV positive. Kuri ubu mfite agakoko gatera sida HIV positive. Bimeze bite? Waruzanwe n'ubuhanuzi iki? Kuri ubu mfite ikibazo cy'impyiko. Doctor said I have 18 months to live. Muganga yaravuze ngo nsigaranye amezi 18 yo kubaho uyu mwaka ubwo n'amezi 6. Anyways, aravuga ariko God said kuko Imana yavuze ngo umugabo wanjye umva umuryango urugufungurwa. Ntabwo ntacyo bimbwiye byo kuba twashingiranwa ubwo tuzashingiranwa umuryango wese ufunga ntiwamenya wa muhanuzi waruzanwe n'ubuhanuzi ngo yasengeye iminsi 14 aho anyuze. Bimeze bite mujye mwitonde byo mubona arye usanga biyobowe n'ibyo murarike mu mitima yanyu ya mukavuga ngo ni Imana yaberetse. Bimeze bite? Alright, sasa katwagasoje twita twikomereza na seri umuhanuzi Joseph episode ya 25 kuri Telegram aho dusanzwe twikurikiranira twiciko turebe akafarawo n'abakoniko nibe bananiwe gusobanura inzozi. Biragenda bite? Alright, bye bye. Yari Didier.